Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Tubifurije kugubwa neza aho muri hose. Turi ku cyumweru tariki 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Ni umunsi wa 320 w'umwaka. Turabira iminsi 45 ngo dusoze umwaka. Tubifurije icyumweru cyiza n'isoza ryiza ry'umwaka. Irifasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 396. Muri kumwe na Evangeliste Mutabaruka Fulgence. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo Imana iri jambo yavuze ikarisohoza. Imana iri jambo yavuze ikarisohoza. Turasoma mu gitabo cya Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 12. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we, uruzi iki? Maze ndavuga nti, nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza ko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze? Amina. Uyu munsi wa none nzoganira nawe kuri iri jambo rivuga ngo Imana irindi jambo yavuze ikarisohoza. Mu buzima busanzwe abantu bajya basezeranya, ariko gusohoza cyangwa se gushyira mu bikorwa ibyo basezeranije bikabagora, bikabananira bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari igihe biterwa n'ubushobozi bukeya, hari igihe biterwa n'ubunyangamugayo buke bw'abantu, hari igihe biterwa n'ihinduka ry'ibihe cyangwa ry'imibereho n'ibindi byinshi bitandukanye. Hari umuntu agusezeranya ibintu, ariko mu gihe cyo kuba yasoza ibyo yakubwiye, kuba yashyira mu bikorwa ibyo yagusezeranije, bigahinduka cyangwa se akisubira bitewe n'izi mpamvu zitandukanye, byaba ubushobozi bukeya, ibihe byahindutse, nabwo hari igihe ibyo yagusezeranya aba atakibifite bitewe n'iryo hinduka ry'ibihe nagiye mbabwira. Ariko uyu munsi wa none nje kukubwira ngo Imana yacu ijambo yavuze ubwayo yayisohoza. Ntabwo Imana yacu imeze nk'abantu, ntabwo iteye nk'abantu. Reka nkubwire, kenshi abantu bagiye badusezeranya, twagiye tubibona, abantu bagiye batubwira ibintu byinshi bitandukanye bazadukorera, bazatugezaho, ariko nyine n'igihe cyagera ugasanga ntibabisohoje. Nawe ushobora kuba ufite igikomere nk'icyo ngicyo ukigendana, ariko umuntu ni umuntu. Rero umunsi wa none nje kukubwira ijambo ryiza ridasanzwe rikuremamo ibyiringiro. Nje kukwibutsa yuko ijambo Imana yavuze iraririnda. Haleluya. Kandi icyiza gikomeye ni uko ijambo Imana yavuze ririnzwe na nyir'ibihe, ririnzwe n'Imana iriho, n'Imana izahoraho, ririnzwe n'ishobora byose, ririnzwe n'idasabiriza, ririnzwe n'itaka inkunga, ririnzwe n'itaka ubushobozi ubwo ari bwo bwose, ririnzwe n'utumva amabwire, ririnzwe n'Imana idapfa, Imana idasaza, Imana ihoraho, ririnzwe n'Imana ifite urukundo, ririnzwe n'Imana itarobanura ku butoni, ririnzwe n'Imana ifite ubushobozi bwo kubisohoza, kandi ni Imana itabira uko ibigenza. Nicyo gihe kinezeza. Haleluya. Ni Imana itagira uko ibigenza, igihe cyose iribashije. N'ibyo itarakora si uko itabifite, n'ibyo itaraguha si uko umunsi wa none abiburiye ubushobozi. Ntabwo kiri gupfundikanya, ntabwo iri kwegeranya ubushobozi. Ni Imana yihagije, ahubwo ni igihe kitaragera. Tuza umutima rero. Ni Imana nakubwiye ko izakugira neza, Imana nakubwiye ko izakwambika, yakubwiye ko izaguha perime, yakubwiye ko izaguha amafaranga, yakubwiye ko izakuvana mu bushomeri, yakubwiye ko izaguha inzu, yakubwiye ko izakubakira urugo, yakubwiye ko izakwicaranya n'abakomeye, yakubwiye ko izaguha viza. Imana yarakubwiye icyo Imana yakubwiye kizasohora, cyavuzwe n'itabasha kubeshya, cyavuzwe na nyir'ibihe. Ijambo Imana yavuze irarisohoza, nubwo ibihe byaba byinshi, nubwo imyaka yaba myinshi, kandi iby'Imana yavuze ntibizakubuza guca mu bikomeye. Iby'Imana yavuze ku buzima bwawe ntibizakubuza guca mu ntambara, ntibizakubuza guca mu makuba, ahubwo reka utegereze finali. Haleluya. Iyo Imana ije gusoza icyo yavuze ku buzima bwawe, ikwibagiza agahinda kose n'intambara n'urugamba n'amarira yose warize, ikakurebera umunezero. Imana ikurebera umunezero. Kwifurije icyumweru cyiza. Nsengeye mwene data mugire neza, kandi ijambo yavuze ku buzima bwe risohoze.
abone neza n'imirimo yawe